iragora ugereranyije n'andi masomo yandi yo ku ruhande. Hanyuma rero isomo ry'imibare. Hi everyone, ikaze nanone kuri YouTube channel yanjye ari nayo yanyu yitwa Fisher TV. Mbere na mbere mbifurije umwaka mushya muhire wa 2026, uzabebere umwaka w'ibyishimo, uzabebere umwaka w'ibintu byiza mutigeze mubona mu myaka yose. Ibyo ibitaragenze neza muri 2025 uyu mwaka bizagende neza. Niba warahuye n'uburwayi mu mwaka washize, Imana igufashe uyu mwaka ntuzongere kurwara ukundi. Niba hari ubukene wagize, Imana igukurireho ubukene. Niba hari ibintu bibi wagiye ibona byakubayeho, Imana igukurireho. Ngewe nibyo nkwifurije wowe uri kureba ino video, kandi ikiruta byose tukomeze dusengerane, dukomeze dukunde inshuti zacu, dukomeze dukunda abavandimwe, dukomeze dushyigikirane. Muri uno mwaka Imana izagukorera ibitangaza. Hanyuma rero ndabashimira kuba mwarakanze kuri subscribe mukinjira mu muryango wacu wa Fisher Family. Ndifuza kuzareba uburyo twahuriza hamwe uno muryango, tukakora ikintu kimeze nk'umuryango, tukajya dukora n'ibindi bikorwa bitandukanye, wenda no kwiga bihuza umuryango, tukawita Fisher Family. Ndi kubitekerezaho, ndetse hari n'abandi bantu bifuza kuzamfasha gukora uwo muryango, bari kungira inama y'uburyo twabikoramo byiza, kugira ngo tuzahurize hamwe turebe icyo gukora. Ese twatangirira he? Ese twafashanya gute? Ese mu bundi buzima twabigenza gute bitandukanye no kwiga, kugira ngo niba dufashanya mu gutezanya imbere gutya, no mu bundi buzima bizakomezeho. Nibyo nifuza. Nawe rero niba utarakanze kuri subscribe, ubikore uyu munsi ntuze kurangira udakanze kuri subscribe. Ikindi, bwira inshuti yawe, uyibwire yuko hari YouTube channel yitwa Fisher TV, uyisabe gukanda kuri subscribe, ndetse nayo sharing ku yindi nshuti, kugira ngo dukomeze kwagura umuryango, kugira ngo ibintu byose bijye bigenda neza kandi cyane. Hanyuma rero, nk'uko tumaze iminsi twigira hamwe, uyu munsi ndifuza yuko twakwiga, ariko tukabakamera nk'ikiganiro turi kuganira. Niyo mpamvu uyu munsi naje imbere yanyu kuri kamera, kugira ngo tuganire turebana. Ntabwo twajyaga tubona umwanya wo, abenshi bumvaga ijwi gusa, ariko ndi kwifuza yuko tuganira turebana, kuko uyu munsi ni ikiganiro kiza kuba kiri special cyane. Hanyuma rero uyu munsi nabateguriye ikiganiro kivuga ngo, ese hari ibibazo natangiye nibaza, nawe wakwibaza, ese imibare iragora koko? Hari abantu benshi bagiye bambwira, inama nabahaye ku buryo bakwigisha abana mu mibare ziri kugenda zibafasha, ariko hari n'abari kumbwira yuko biri kugenda hari aho bigoranira. Rero nagira ngo twese duhurize hamwe turebe ukuntu twabigenza. Ese imibare iragora? Ese imibare itandukanira he n'andi masomo? Ibyo nibyo bibazo tugiye kwibaza. Ntuze gucikwa n'iki kiganiro. Hanyuma rero, ubundi mu buzima busanzwe imibare ni nk'ayandi masomo, gusa imibare ku rundi ruhande igora kuruta andi masomo menshi atandukanye, harimo amasayansi, indimi, history n'ibindi. Imibare rero yo iragora ugereranyije n'andi masomo yandi yo ku ruhande. Hanyuma rero
isomo ry'imibare rigora kubera yuko wenda uko waryize ndetse n'uburyo waryigishijwe. Ni ukuvuga ngo imibare ntabwo by'ubwayo ntigoye, ahubwo yo igoye bitewe n'ukuntu waryize cyangwa se uburyo waryigishijwe. Hanyuma tugiye kurebera hamwe impamvu ituma imibare igora, impamvu ubona umwana wawe imibare imunanira, impamvu wowe munyeshuri imibare ikunanira, waba wiga muri primary, waba wiga muri segonderi, waba wiga muri kaminuza. Ese ni ukubera iki ubundi ikunanira? Ese ni ngombwa yuko ubundi iyo mibare ikunanira? Impamvu ya mbere, ubundi imibare ni uruhererekane rw'amasomo. Bivuze iki? Imibare isaba uko amasomo agiye akurikirana, uko wayitangiye, uko wayize. Ese ujya gutangira kwiga imibare wayitangiye gute? Ujya gutangira kwiga imibare, ese ntiwatangiriye, niba uri kwiga gukuba, ntiwatangiriye kuri 5 gukuba mara ya 5, aho kugira ngo utangirire ubundi kuri mara ya mbere cyangwa mara ya 2? Ubundi nicyo kiba ari ikibazo. Imibare ukuntu yitangiye, uko wayize, uko mbese ni uruhererekane bisaba ngo niba ngiye gutangira kwiga imibare ubitangire neza kandi uyitangirire mu mizi. Ntube ugiye gufatira hejuru, ntube ugiye gufatira mu kirere. Ufatire imibare utangire wige guteranya, utangire wige gukuramo, utangire wige kugabanya, noneho ibindi ugende biza nyuma, ariko ibyo ngibyo wabimenya. Urugero, iyo wize nabi imibare nk'urugero nk'imigabane, fraction, algebra ntabwo wayiga neza kuko irakugora. Ubwo niba uri umunyeshuri wa segonderi cyangwa uri umunyeshuri wa kaminuza ukaba uri kwiga algebra ukabona yuko yakunaniye, subira muri primary ubanze wige fraction. Niba uri umubyeyi ufite umwana ubizi yuko wenda yatangiye kwiga fraction cyangwa se ari kwiga fraction, kugira ngo umutegurire kuziga algebra neza, mufashe abanza amenye iyo fraction. Niba uri umuntu ufashe umwana neza, mufashe abanza amenye fraction. Ikindi cya kabiri gituma imibare wumva yuko ikugoye, imibare ntiyigishwa nk'andi masomo mu magambo. Andi masomo ushobora kuyigisha mu magambo, Icyongereza ushobora kukigisha mu magambo, amateka ushobora kuyigisha mu magambo, ariko imibare isaba ibintu byinshi. Ntabwo ari ngombwa yuko uyigisha mu magambo. Imibare mbere na mbere isaba gutekereza neza, ikindi igasaba gukora. Imibare isaba gukora, ni imyitozo myinshi, kandi iyo myitozo myinshi wakoramo amakosa, hakabamo uburyo ayo makosa akosoka. Ikindi isaba gutekereza neza udahubuka. Ni ukuvuga ngo niba uri ufite wa mwana uhubuka cyangwa ufite wa munyeshuri uhubuka, mbere na mbere icyo ugomba gukora nk'umufacilitator we, ugomba kubanza kumwumvisha yuko atagomba kugira guhubuka. Ibyo akora byose ntihazemo guhubuka. Ikindi tugiye kurebera hamwe noneho, ese imibare itandukaniye he n'andi masomo? Imibare itandukaniye he n'andi masomo? Icyambere tudatinze, icyambere nuko andi masomo ushobora kuyiga nk'uko nabivuze ruguru mu magambo, ukayiga gufata mu mutwe gusa, ariko imibare igomba kuba wasobanukiwe. Murabizi twiga kera harimo abavugaga ijambo kuboroka.
andi masomo ushobora kuyafata mu mutwe nubwo waba utayasobanukiwe ukayaboroka ukayashyira mu mutwe, ariko imibare kugira ngo uyikore bisaba kuba wayisobanukiwe kandi neza. Ubwo mbahaye nk'urugero, imibare kugira ngo ukore ihurizo, urugero niba Kanani yari afite inka wenda 800, mu gitondo agafatamo inka 550 akazijyana ku isoko, kugira ngo umenye inka Kanani yasigaranye nukuza kumenya ngo ese yari afite ibingibi, ibizo yajyanye ku isoko yazikuyemo. Umwana akamenya yuko ari ugukuramo agiye kugira gute gukora. Niyo mpamvu bisaba kuba yasobanukiwe ibyo agiye gukora. Ikindi cya kabiri, aho imibare itandukaniye n'andi masomo, imibare ushobora kuyibagirwa. Andi masomo ushobora kuyibagirwa ugakora ukibagirwa, ariko wageramo hagati ukibuka, akagira icyo wibuka ukahita ubimenya neza. Ariko imibare bisaba guhora wibuka, ubwo iki imibare wabyibagiwe uri kumva utari kubimenya, ubwo uba wagize gute wabyibagiwe. Hanyuma ikindi, mbere yuko tujya ku cya gatatu rero, nshuti zanjye, nshuti za Fisher Family, nshuti za Fisher TV, niba utarakanda kuri subscribe, fasha ubikore, dusangire inama nyinshi, wandike comment kandi kuri like, usangize ino video abandi bantu kugira ngo ibafashe, ndetse nanjye dukomeze kubana muri uno mwaka ibintu bimeze neza. Ndifuza yuko uyu mwaka twakora kandi tugakora cyane, ndetse nawe mu bindi bintu ukora ugomba kugira gute kujya ushyiramo gukora cyane, ugafashanya ndetse ugafasha n'abandi. Ikindi cya gatatu, aho imibare itandukaniye n'andi masomo, nuko indi masomo iyo wibeshye ku yandi masomo ushobora kuza kugera ku gisubizo, ariko imibare yo iyo wisheho akantu gato konyine birangira byose bigize gute bipfuye. No kuvuga ngo iyo wishemo akantu kamwe konyine byose biba bigize gute bipfuye. Hanyuma rero tumaze kubona itandukaniro ry'andi masomo, tumaze kubona impamvu imibare ishobora kugorana, ubwo bivuze yuko twese dushobora kubonera hamwe ese ni ikihe gisubizo cyiza cyagira gute cyaba umuti kugira ngo imibare itazongera kukugora, kugira ngo imibare itazongera kugora ufasha, kugira ngo imibare itazongera kugora umwana wawe. Ni ikihe kintu wakora? Hari akantu nise nka gift ngiye kubaha. Hari gift ngiye kubaha, ariko ino gift ni umuntu wabinyandikira binsaba, arambwira ngo umwana biri kumugora gukuba, ngo ari kwiga gukuba, ngo ariko umwana arabona bitari kugira atari kubimenya neza. Ndifuza yuko byibuza nabereka uburyo wenda umwana ushobora kumwigisha gukuba bitarambiranye. Ngiye kubikwereka mu masegonda atarenze 30. Ni inama ngiye kugira gute, ni inama ngiye kuguha, urahita umufasha neza kandi cyane. No kuvuga ngo ubundi iyo wigisha gukuba, uri kwigisha umwana gukuba, ntabwo utangirira ngo umutangire umubwire ngo 2 gukuba 4 ni 8, 4 gukuba 8 ni 32. Oya, no kuvuga ngo niba uri kwigisha umwana gukuba, mbere na mbere banza umuhe itangiriro. Ese gukuba bundi ni ibiki? Gukuba ese bihurira hehe no guteranya, bihurira hehe n'ibindi bintu? Niba ari 2 gukuba 4, mwereke yuko ari 2 uteranya inshuro 4. Ubwo bivuze yuko we nabisanisha no guteranya
numuha kabiri gukuba gatatu azamenya yuko ya kabiri ari ukuyikuba ari kuyiteranya inshuro zingahe? Eshatu. Ikindi ni ugukoresha ubuzima busanzwe, ugakoresha ubuzima busanzwe ukamubwira ukoresheje ingero z'ubuzima busanzwe, ukamubwira ngo wenda niba hano mfite igikarito kirimo amagi 5, ubwo ningira ibikarito 2, ubwo ningira ibikarito 2 hazaba harimo amagi angahe? We azahita amenya ngo ni cya gikarito kirimo amagi 5 nzateranyaho ikindi kirimo amagi 5, we ahita amenya ko ari iki? Ari 10. Ubwo bivuze iki? Bivuze yuko we nabikora we yabyikoreye ku giti cye, wabisanishije n'ubuzima busanzwe, ntabwo azigera agira gute? Abyibagirwa. Ikindi, niba ubona atangiye kubimenya, tangira umuhindurire imibare. Niba mu kanya wamubwiye 3 gukuba 4 akakubwira ko ari 12, hita umubaza noneho 4 gukuba 3, azahita atekereza, bitume bya bindi twavuze ruguru, kwiga imibare bisaba gutekereza, nawe bizatuma mu mutwe we atekereza neza. Mbere na mbere tudatinze, mbere yuko umwana afata mu mutwe, agomba kubanza kugira gute? Gusobanukirwa. Ntabwo wakwigisha umwana ngo muhatemo ibintu ngo abifate mu mutwe atabanje kugira gute? Kubisobanukirwa. Hanyuma rero ndifuza yuko ikindi kiganiro mwaduha ibitekerezo y'ikintu twaganiraho. Nkuko twavuze, nababwiye yuko nshaka ko twubaka umuryango, nshaka yuko tuzajya tuganira ku bintu by'ingirakamaro, ariko twese mwabigizemo namwe uruhare ku kintu mwumva nabaganirizaho. Ndabashimiye rero ku bantu bakanze kuri subscribe, ndabashimiye cyane. Imana ibahe umugisha. Ku batarabikora, video irangiye cyangwa se aho ugeze, ihangano bikore, kuko ndabizi neza yuko ubu ni itangiriro ry'uno mwaka, ibintu bizagenda neza. Ndabyizeye yuko Imana izagira gute? Izadufasha bikagenda neza cyane. Hanyuma rero mwakoze kudukurikira, Imana ibahe umugisha. Ndabashimiye cyane. Dukomeze twubaha Imana. Ciao ciao, ndabakunda cyane. Thank you so much. Thank you.